ngewe Valentine nkunda pawa mu bibi no mu byiza, haba mu isi no mu ijuru, twaba dushonje cyangwa duhaze, twaba dufite akawunga mu nzu cyangwa se ibishyimbo, twaba sister waruvunitse mvuye hariya haruguru banyuze niyo mpamvu uri kuza wiruka cyane danje. None sister ko wagira ngo urateze se? nanjye nyine hari umuntu ndi kurindira hano pe. W'umusheri se cyangwa ni umusheri amaguka ukivuza ikibazo se nyine ifite gahunda na cyamana icari ibyo icaramo njye ntabwo umuntu ayifite ikibazo ndakuba ngo navunitse nawe kuza mu by'uburyo ariko nanakufasha no kukushakira ibyo kukambira. Nese muri gahunda wari ufite njyewe narindi mwese ko warunguye impande ubu usigize nk'ikibazo sijya bareba kandi bavuga ko turi kumwe usanzwe nzi ndakuzi ako sister usa nk'umukobwa ujya gutega mu giporoso cyane nawe nibyo ukora mu giporoso ntabwo ujya ujyayo mwese uri gukora icyanga ibyo ndimo umuntu negereje nese hari akazi musanze uri gukora basi nyine nayo negereje abitegereje ko atari kuza nyine nanjye nicyo kibazo nanjye ndi kwibaza cyangwa ni nawe uri muri ba bandi bita ngo ni ba karashika bavuze bateye muri izi Kigali basigaye bakora abahungu ntabwo ari byo reba nk'ibintu bawiyambitse ubu si ni ibiki ndambara nyine none si imyenda yose si uko tatuwaje ndebera aho buri wese n'icyo ashaka tu kajya ntabwo mujya mwemera ngo ko muri amabici mwese wowe uritse ntabwo ndiyo mwese ko mbona umeze nk'aba bandi batega ahubwo ngewe ndira abatega se ko baba bambaye utugera ahangaha ngewe nkaba nambaye ibirebire mwese ubwo butandukaniye hehe no oya ngewe ntabwo ndibo rwose ahubwo ngewe mbwira nanjye ndi umuntu w'umukuru ngewe nyibwira niba nawe utega ngewe nisumbure urumva wacu ngewe hano do ese ngewe nkubeshye ngewe nifitiye umwatanu wanjye urumva hano havamo bundi kuri umwatanu ngewe nyine izirare ahubwo wowe nguriza senyise se kubera ari njye waje kureba ariko waba ukoze n'ubundi ese undi muntu waruje kureba waruje kumureba ngo mukore ahangaha ni mu ishyamba kandi ndahagusanze ushobora kuba nawe uri ikiraya nk'aba bandi bose nuko ari mu ishyamba ko n'ubundi n'abandi mvuye nk'ahantu kure nkaba naniwe nkanaruhuka kandi noneho ntavuye kure nkaba mutegereje mbizire none ukaba uri kunyigurishwa amafaranga rero nyine yangurije none kuyanyeretse nyine ariko n'urukundo ndabandi kugura ni nyashi ndabandi kugura nazo ndazifite ariko nangahe se ukoraho ni 5 ababyeyi barabyara koko ukoraho ni 5 bayafite nkoreho nkuhesenyise oya kareka ihangane nibibaho sisuba rise ngakora nk'abasenyise oya ariko wenda reka nkwereke ngiye gutera wenda pate 5 sibyo oya bantu yame mbere nyine ngiye gukoraho nk'uhesenyise oya 5 ubwo ngiye gukomeza aho nari nigiriye igendere ntabwo nagenda nawe umukobwa mwiza ntabwo usumba ari we wabishobora mwana byanze wambwije ukuri se cyari gitumye ahangaha oya ni umuntu ntegereje ahubwo nasanga okay nakireka twicare tuganire oya atasanga atakunsa sumbwiye ko uteze se oya ntabwo ndasanga tutari turi kumwe mwese ko wari utegereje umusore nanjye nkaba ndi umusore ngewe ntabwo twaganira tuganira ku karagaciyemo nyine ngaho uca bugufi ngewe mwibwire none ibyo ngibyo kwasi tubyihorere sibyo kwicara ngewe sinasanga turi kumwe hari umuntu uri kubona hari icara ahangaha ngewe mubwire wakwicaye nkakubwira nicara ariko ntatusanga naranyica sita nukuri ngewe nakubeshya urumva ngewe ndi single ndi umuhungu originale nta muntu urambeshyira inda nta niravamo nabibwirwa n'iki umva nta nubwo nigeze wenda ngira n'umugore ngo ntabwo nabimenya urumva wafatesha umusore nanjye ukajya rwose ndabazi mbese ubwo nta nubwo ureba umuntu w'umusore ngo umumenye reba ayo maboko ubona ko ndi n'umusore ubuse ntabwo nawe nararwanye n'umugore hano akaho bagura cyangwa n'iki kabuze
Ubuse ufite nk'imyaka ingahe? Ubwo se urabona afite nk'ingahe? Mbese ubu buzima ubayemo kugurisha reba n'utuntu bawumbitse neza. N'utuhe? Ntabwo ari duto. Ntabwo ari duto. Ubwo ni ukuvuga ngo mbese baguhaye n'uburenganzira wageze ahangaha. Ariko sa nk'uhaguruka ndebe. Ngaho nyumvira ngo turi none haraje. Nyine haguruka ndebe baragera hano mwana byarangiye. Ubwo ngiye reka mubwire. Nakurira ko aya mafaranga yose baguha n'andi kuri telefone. Tukajya hariya mu ishyamba tukiyaranje. Oya. Iguma ntabwo turatinda. Oya. Kugenda nkagira gutya kabiri gusa. Oya. Ntabwo bikunda. Ngaho basikamwe sibyo? Oya ntibikunda. Kamwe konyine. Okay, ngaho none reka nguhe 1000 dusomane. Oya. 1000 cyo nakira. Kamwe senyi soma kabisa kwitana sibyo? Bantu yame. Sungu bayanga yani. Kame twicaye kwanza. Kama. Oya. Ya. Sugo wanjye. Ntabwo wa. Mwongere. Ongera hayandi. Sungu bayanga ya. Kama kandi kamwe ndongeraho 200. Zani. Nyine turaza kuvunjisha. Ndakugarurira. Harabasigaye turwase. Ngamo tundi tubi. Harabasigaye oya. Tubiri byose ndahita nkajyana. Aya ngaya rero sungu koko basireka mwaya ngaya nkoreho. Oya Reka nkoreho gusa ibyo ntaye birahagije. Oya reka nkore nayo ngaya kanigende sugaretse ngo ngaya ngaya basina ahubwo nsezera ndabona nyine gukoraho gusa mwana. Oya ndakoraho gusa byonyine serenuko ihangane mwana mwana. Oya kajyana ntabwo nkora hejuru wapi ndakora hano aya byanze ntabwo bikunda ngari yo nguko nuboneje abareje ntangane uko waje nagahe basanga nacyo ngakira yajyanye kiranye yabe nyine aya utamfata akira saa yawe utamfata akira nayawe n'igenda yakwihere shaka gukoraho nakubonye. Oya basi tega kukundanire cyangwa nimba utabishaka umbwire nayo nyagusubiza ariko rikiza nanjye uyu munsi ndarya we ukuntu nawe nicaye ahangaha naburaniwe cyiza nyine none se ururwara rwawe rwacitse mwana rwacitse kare reka ndugucire disi runo rwanda kurugucira sibyo kuri kureba hejuru se nyine nge ndi guca urwara kurwanze gucika se kankoresha akabuye sura ziciye n'inoza yawe yatondorotse yihorere none se ngewe nyine ngenda doda mwana hano kadoda abantu ngewe nakudodera hoya ariko akira n'ubundi nyagoye n'ubundi n'ubundi ntabyigo ariko mwana basi ubutaha n'ubundi nkwaye amafaranga yose nari n'ubundi nkwaye amafaranga yose nari basi mbabarira wenda umbwire ko nkunda byonyine sibyo ndagukunda ahubwo umwe n'inumero yawe bivuga nyine uvuga ati pawanjye ndagukunda sinzaguhemukira haba mu isi yaba no mu ijuru mu bibi no mu byiza tuzabana ndamundane n'umukobwa umeze nkawe niyo byaba icyumweru kimwe gusa ngaho bivuga tumeze gutya ndagukunda mu bibi no mu byiza byose oya avuga ati njyewe pawa hajya witwa njyewe Valentine njyewe Valentina nkunda pawa haba mu isi haba no mu ijuru imbere y'amategeko n'ababyeyi babibone n'imiryango bibona njyewe Valentine nkunda pawa mu bibi no mu byiza haba mu isi no mu ijuru twaba dushonje cyangwa duhaze twaba dufite akawunga mu nzu cyangwa se ibishyimbo twaba twagiye mu cyaro gukura ibirayi cyangwa amateke byose nyine haba hari idodo cyangwa se ubunyobwa tuzajya guhingana ahantu hose tugendane twaba twariye isombe cyangwa ubugari tuzabirya tuzabana twaba twabonye ibirayi bikaranze cyangwa se bidakaranze tuzabirya n'amaganda tuzaza mu bibi no mu byiza tuzabana wumva se ahubwo ngewe ejo saa 8 tuzahurira aha ngaha nzaza nkuzaniye 50,000 noneho ni we wanjye
aya ngaya se wari uzi ko urayabona wapi aha ngaha nari nyine nicaye ni akantu nategereje Imana iba n'umuntu yakugeneye nta nubwo wari uzi ko uri bumve ndabona none yanze no umva njyewe kuza ufite amafaranga mwana njyewe ufite amafaranga ubundi barabizi naho ubundi muri iyi karitsiye njyewe mu kirubamo genda kireba nk'aka kantu mba nambaye aka ngaka aka ngaka ni kangakwira aka ngaka kagura ibihumbi kagura inote y'idolari wakintu igihumbi cy'idolari umva noneho aka gapira nakaguriye muri Amerika ubu nawe nagenda nirata ati sheri nahuye n'umusheri njyewe ndi ntabaranze ngenda umuntu w'umukire wakintu ariko naribi nyine akira we zimfashe reka ngende ngo ncomotse yego bye kandi usigare amahoro